twambika abageni dukodesha imikenyero myiza ingeri zose amakote meza dekorasiyo nziza mu masare dekorasiyo zose navuze zose dufite n'imodoka dutwara abageni dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe muri gahunda zose turahari ku bwanyu mudutere iyo nkunga. Reka nongeye guha ikaze wemeye kubana natwe kuri kamera za Rwema Solutions. Nizere ko umeze bye, nizere ko umeze neza kandi mutameze neza. Nibisaba ko mora nziza. N'ibintu bisanzwe nyine ntago abantu bose ubona bagenda baseka. Ntago ariko bameze neza. Akenshi nyine abanyarwanda bakunda kwijisha bakora ikintu cyo kurenzaho. Twabanye ko kandi kurenzaho bigeraho nyine bikaba ikinyoma tu. Ukambaza ari ne umeze ute? Wenda nifite nibazo ariko mubwo yameze neza kabisa nta kibazo nakubwiye ko nta kibazo ibyo bintu nyine bigiye bikabinugwara ni nabyo abanyarwanda hari cyangwa barwaye nta muntu wapfa kukubwira ngo ameze nabi iteka kubeshya ko nyine ameze neza kandi abagira akishuka kameze neza akumva nyine ameze neza kubera guhora bivuga abisubiramo kasanga hari abantu tujya ducira imanza kubera ikintu runaka bahora bakora ariko ari kubera nyine ibibazo bahuye nabyo kabanya ko harimo wenda n'abantu gasaba umuntu igeze kugira ikibazo ahita agikizwa nyine wenda no arasohoka cyane ubona basohoka cyane ntago ariko nyine wabishimye harabyita ko nyine bagiye kwirengagiza nyine nk'ibyo abantu nyine bikiza kwinshi bitewe hari nuko bari cyangwa n'abagaragiye none se bongeye kwibwirira abantu nyine batanu ugomba kuba ufite ubundi nyine mu buzima bwawe cyangwa ugomba nyine guhitamo neza ugahitamo kabisa naguhitiyemo ugendeye ngo wenda umuntu se tubanye ku nyine nta bantu ugomba kuba ufite wahisemo nyine ushishoje witonze uwa mbere rero nk'ibisanzwe ni umugore cyangwa umugabo ahangaha nta muntu ubundi ugomba kuguhitiramo hari ababyeyi bajya bahitiramo abana babo ako ndakeka hari naho bigikorwa ahubwo ugasanga nyine iyo umuhitiyemo nta nubwo ugiye wenda kumwubakira se ugasanga ntabwo bizamura kabiri cyangwa niba abashuti baguhitiyemo ugasanga nyine baguhitiyemo ntabwo ari wowe uhitiyemo ugasanga umuntu akubwira ngo njye ndi wowe ngo nahitamo uriya uriya muntu akubwira ngo njye ndi wowe nawe ujye uhita umusubiza ati nanjye ndi wowe n'uriya nahitamo ariko kubera ari njye ndahitamo uriya nyine kuko ari njye ntabwo uri njyewe yewe ushobora kugisha inama se wenda bitewe naho si ngombwa ngo baguhitiremo burundu nako ni ngombwa nyine none kumva inama z'abandi rero ukeneye guhitamo neza ko iyo uhisemo umuntu mubana se nakuvuga ngo utakubaniye neza gatamo nk'umugabo mubi cyangwa umugore mubi uba wishe nyine ubuzima bwawe bundi uzamara nyine utishimye kuko icyo kintu wakoze kimwe cyo guhitamo umuntu nyine navuga utari uwa nyawe ko muzagirana ibibazo ntabwo muzumvikana muzatandukana ibintu byinshi zaguteza ibibazo muri make n'ubidahitamo umuntu wa nyawe ni ngombwa rero ko hano nuhagera uzitonda cyane cyane bitewe n'uko uwo muntu mushobora gusazana iyo musazana mubanye nabi kabisa ingumi zizajya zirisha ibintu by'imihini bose bagirana ikibanda y'ubita undi tuntu nk'utu ariko nuhitamo neza muzagenda musazana mukimeze neza umuntu akaba agomba guhitamo witonze cyangwa ugahitamo nyine washishoje umuntu kumva kurusha abandi bantu bose ugasanga nyine wenda se abatwumva ni benshi ukaba bafite amatwi ni benshi ugasanga hari umuntu kumva kabisa hari ukumva peka kumva akanaguhumuriza ariko yagira hirya wenda ntarwo ashaka ko ibyo bintu bimenyekana ugasanga aragiye arabivuze mu by'ukuri pe yakumvisha yanaguhumurije ugasanga hari ukumva atabikeneye nta muntu ukumva kabisa ukabona ntabwo ari kukumva ukabona ntabwo ahari ntabwo ari kumwe nawe uwo muntu ntabwo ari ukeneye ukeneye wa muntu kumva no mu gihe iyo ari n'umubyeyi wawe yagutereranye ko birashoboka ntagiye umubyeyi wawe kabisa atakumva cyangwa umubyeyi akaba atari n'inshuti yawe kubyo wamubwira buri kimwe ukeneye nyine wa muntu ubwira na byandi uhisha mama wawe se cyangwa papa wawe cyangwa umugore wawe iteka uwo muntu kandi aba ahari nta muntu ugomba kumuhitamo witonze kabisa kugira ngo se atazakubabaza kuko biragoye kwizera umuntu
ukabona nyine igihe runaka araguhemukiye. Rero hari umuntu uko namba wenda niko navuga ugasanga no mu gihe mama wawe wenda yakwanze, urugero n'abana bakwanze wenda bitewe n'ikintu wakoze, n'umugore wawe yakwanze, uwo muntu bakakuhakira niba ari n'amakosa wakoze, uwo muntu akabasha kukumva, nabasha no nagucire n'urubanza pe, wenda akagufasha kubisohokamo. Uyu muntu rero ni na wa wundi uzasanga ahantu, ni wa wundi uzaza akakubwira ibibi byawe, ngakubwira ukuntu uri mubi, ibibi byawe byose, ntabwo mvuze mubi ku isura, mu bintu nyine ukora wowe wanyawe, akakubwiza ukuri, ariko yagera ahandi hantu nabasha kukuvuga nabi, ahubwo yasanga bari kukuvuga nabi akakuvugira, akavuga ibyiza byawe, ukuntu uri umuntu mwiza, mu by'ukuri wowe yakugeraho ahubwo ukuntu uri umuntu mubi, ibintu nyine uberamo mubi. Uwo rero niwe ukeneye. Undi wa gatatu rero, umuntu cyangwa umufatanyabikorwa cyangwa umujyanama mu mwuga wawe, ukeneye kumuhitamo neza. Impamvu ukeneye kumuhitamo neza niye, ushobora kuba hari ibintu nkora wenda runaka, mu by'ukuri mu bintu buri muntu akora afite undi muntu umurenze, ugasanga arebye uzamukenera, uzakenera umuntu uzakugira inama, kandi ntabwo uzahitamo uwo ubonye. Ushobora guhitamo umujyanama, ugahitamo wandi ukuroha, ugahitamo wandi nyine uzakwicisha, bitewe nyine abagukuriye bose mu bintu runaka, ntabwo ariko bakugira inama nzima. Hari ushobora kukuyobora akakugira inama se ukuntu wabigenza, ugasanga mu by'ukuri ari kugushyira ahantu hakuyobya, cyangwa akabikwereka mu nzira mbi, byandi byazana kwicisha se, ukazahasiga ubuzima. Aha rero nibyo bakubwira ngo gerageza nyine gushaka umuntu mwiza, hari niko navuga, kandi umuntu ntabe se ari wowe ushobora kuba se mama wanjye ushobora kungira inama, nawe mu by'ukuri ibyo ntabyo akora. Ugasanga rero mama wawe ashobora no kubizanamo amarangamutima, se umugore wawe, umugabo wawe ashobora kubizana ibyo bintu amarangamutima, nyine uzakenera wa muntu mukorana, atari uko wenda ari inshuti yawe se, ari icyo kintu nyine umukeneyeho, bikaba ngombwa nyine ko umugira inshuti, kuko icyo kintu ukeneye ko azakugira inama. Uriya muntu nyine yazatuma ndo ufata na risike runaka, akakubwira uburyo uzazifatamo kugira ngo bitazakugiraho ingaruka, ahubwo ari uburyo nyine bwo kukuyobora, kuko nyine byange kuri ibyo bintu yabigutanzemo, hari ibyo akurusha nyine ibintu byinshi. Niyo mpamvu udakeneye umuvandimwe, ukeneye umuntu wakubanjirije muri ibyo. Rero iyo nshuti urayikeneye, kandi nabivuze ukayihitamo neza, ngo udahitamo nabi nyine akakuyobya, akaba yakwicisha, kuko ushobora guhitamo nabi kabisa akakwicisha burundu, cyangwa n'ibyo wari ufite bikagushiraho kubera ko yakugiriye inama mbi. Niyo mpamvu ugomba kumwitaho nyine ugashishoza. Uwa kane rero, umuntu ugufasha, ibi nigeze ari no kubivugaho, umuntu ugufasha kugumana ubuzima bwiza, ugufasha nyine kuba umeze neza. Kuba umeze neza rero abantu kenshi turabyitiranya, nanone hagiye twumva ko kumera neza ari uko nanyweye ngasinda, ari uko wenda nariye ibintu runaka nkahaga, ari uko nafashe amafaranga ubusa kugira nishimane n'abashuti banjye. Uriya muntu kugira ubuzima bwiza cyangwa kumva umeze neza ntabwo ari we ukeneye, ntabwo ari inshuti ukeneye. Ukeneye wa wundi nyine utuma umera neza mu mubiri nyine, hapana kurwaragurika kubera ko yakwitayeho se, cyangwa kugira inama runaka. Ushobora kuba umuganga urugero, cyangwa akaba n'umugore wawe cyangwa umugabo, byashoboka. Ariko cyane cyane abaye umuganga, uyu muntu rero uramukeneye nk'inshuti, ntabwo mukeneye nka muganga. Ubundi ubanza yego nyine umukeneyeho ko atuma ubuzima bwawe bumera neza, gusa uramubanza umugira inshuti, wibagirwa ko ari umuganga. Ibyo rero byose azabigufasha mu gihe mwabaye inshuti, agufasha kumera neza, agufasha kubwira ibyagufasha kugira ukomeze kumera neza. Umuntu rero uramukeneye, kuko nurinda ubuzima bwawe bukamera neza, mu gihe twe tuzatakaza turi kujya kwivuza kubera ko tutabibashije, wowe uzaba ufite imbaraga, uzaba uri gukora amafaranga, kuko nyine ubuzima bwawe wabwitahayeho bugenda neza. Umuntu wa gatanu rero ni umuntu ufungura intekerezo zawe. Sinzi rero ukumva iki kintu, umuntu nyine navuga ngo ugukangura no mu gihe wasinziriye,
cyangwa mu gihe wacitse intege ugataha ukati ariko uriya muntu we n'ibi yabinyuzemo nyamara byararangiye kandi yahaciye neza. Rero ashobora kutaba umuntu se akaba igitabo, ibitabo ujya usoma by'abantu runaka, ashobora kubona amateka y'umuntu wenda utakiriho, ariko wa muntu nyine agahora atuma utekereza cyane. Umuntu rero uramukeneye mu gihe ahari ari umuntu se uramukeneye. Niba nta n'umuntu uri kubona utuma intekerezo zibyuka, ukeneye igitabo nyine runaka. Ntabwo nzi ngo ni ikihe byaterwa, gusa ukeneye igitabo mu gihe ubona ko igitabo wapi hari undi muntu nyine ujya wumva wenda mu mateka se w'icyamamare se cyangwa utaranabaye icyamamare yaramenywe na bakeya, yasanga hari ibintu bamwigiyeho. Umuntu rero niba agufasha gutekerezaho cyangwa icyo gitabo niba kigufasha kuzana intekerezo, ni ngombwa ko ugihorana cyangwa umuntu muhorana cyangwa wa muntu uhora umwibuka no mu gihe nta mbaraga ufite cyangwa wabuze ibitekerezo. Ni ngombwa ko uwo muntu nyine umwibuka kugira wibuke ukuntu yabigenje. Ikiganiro cyanjye rero cy'uramutse ntabwo kiri butinde, ni abo bantu batanu njye naje kukugezaho, kubwira nyine ugomba kuba guhitamo neza, kandi bikaba nta n'itegeko bitewe nawe ko ugomba kuba ubafite. Banza ugenzurire mu bantu bawe, wumve ko abantu koko ubafite, niba utafite bashake, kandi nanone uhitemo neza ko abo bantu urabakeneye mu gihe runaka. Mu gihe utazi ibintu byinshi bijya bitungurana, urabakeneye rero mu gihe runaka ntazi. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro nk'isanzwe, niba utarakora subscribe bikore kugira ngo ukomeze ubane natwe. Abageni dukodesha imikenyero myiza, ingeri zose, amakote meza, dekorasiyo nziza mu masare, dekorasiyo zose navuze zose. Dufite n'imodoka dutwara abageni, dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera. Umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe, muri gahunda zose turahari ku bwanyu, mudutere iyo nkunga.